Akonita umeze neza? Meze neza. Kuki uvuga nk'umuntu utameze neza se? Nahoze ndira twakoze ikiganiro n'umushitange turarira. Warejejwe n'iki? Ni amateka twavugaga ketchup twarize yigosha ndarira nawe ararira ariko kurira bituma umuntu aruhuka. Hari igihe wajya kwicara muri salon mu nzu iwawe mu cyumba ugafata umwanya wawe wenyine ukarira? Byonyine nako kantu uvuze ngo iwawe karandijije igihe na n'ubu nkimvuze nguze ng'iwanjye yiwanjye sha numva ni ibintu bidasanzwe. Kuki bikuriza se? Ngewe iyo nishimye ndarira niyo mbabaye ndarira. Rero nk'iyo narebaga iwanjye cyane nk'ubu si bikindiza cyane ariko narebaga iwanjye nabyaye narariraga. Kubera iki? Kubera ibyishimo mva ntibishoboka. Kubera iki sumvaga ko bidashoboka? Kubera ubuzima nari naraciyemo nyine iki nta cyizere ntaki. Wumva utazarongorwa? Wumva utazabona umugabo? Numva nazabona umugabo. Ikintu nyamukuru cyakunda kuza mu mutwe wawe cyavuga cyakubwira kutazabona umugabo ni igiki? Kuri mwiza kuko amateka y'umuntu ni maremare. Ntago nakivuga. Ntago nakivuga kubw'impamvu z'umutekano ariko kubanza biwacu dushingiye babimenye. Ariko Gerard amateka baraciyemo nshuti yanjye. Kandi nekeza ko umusore wese umugabo wese inzoza afite ari umukobwa arerewe mu muryango. Umukobwa yakuze abona ikinyabupfura ahawe n'ababyeyi. Wakuze avuga mama abigenza gutya. Siwe mwese mama mwifuza abagabo. None se Aneta utarahawe uburera Aneta utarafite aho yakuriye ninde wari kumwifuza? Hari abasore se benshi baguterese urabahakana uravuga uti barambeshyaga baranetaga se babaga bambeshya kuko benshi babaga bashaka ko twiryamanira. Urumva twiryamanira sinira nakubwira ngo wigeze kuvuga ngo reka ngo tubane ngo ngajyane Kongo ngo nitubyara ngo umwana agize imyaka 2 tuzagaruke. Urumva ari proud yanjye se? Ntabwo ari proud yanjye. Kuki yagomba kubanza kujyana Kongo? Nyine yarambwiraga ahantu twari turi bari kumuseka kuko arongoye wowe. Yes. Shamani baradukuye kure Gerard. Nubwo abantu bavuga umuntu akavuga nkuko ugatanga ubuhamya ngo ni ukwimena inda ariko nukuri si ukwimena inda umuntu aba akwiriye gushima Imana. Yego pe. Bari kumuseka kubera iki? Kubera ngiwe kandi taka kandi canari nesoni kandi uri mwiza. Ariko ubwiza ni ibiki? Ubwiza budafite umuryango ubwiza nta n'ubwiza ariko subiba n'abantu beza barahari. No mu beza nawe urimo. Yato kuki witereye icyizere kucyumva ubuzima ariko bizaza wenda ariko Gerard natayewe icyizere nabwiwe amagambo mabi uziko umuntu akubwira amagambo mabi bikarangira nawe wumva koko ari byo. Akubwiye ngo tugende njye kurongorera Kongo sinakurongorera mu Rwanda umvise ataragasuzugura kabi kabadayimoni niko bajya bavuga. Kabadayimoni ariko nanone nago nari kumurenganya yarashingiye nyine nabaga ahantu nakubwiye ukuntu byari bimeze noneho ubundi nimbo mu bana atagoye agaciro umushyitsi uhaza se niwe wakaguha. Wese yarameze gute uwo musore? Nawe ari ngorwa nkanjye ahubwo nuko ndabasore baba batandukanye kandi yaranandutaga hari utwamaze kugera ko yari ngorwa. We yaramaze kugira amafaranga ari nayo nese kuki atari proud yawe? Buriya niko yambonaga. Ngiye nta n'umusore wabaga ari proud uretse umugabo wanjye wenyine wa undi Imana yiremeka avuga ngo nakara ko mu mara yawe. Uyu ni we Wanita. Shana aho ubundi abandi bose. Icyo gihe ukimara kumva iryo jambo umvise umeze gute? Nikese ni ka gahinda katagushiramo ni bya bikomere uriheba kavuga Mana kubera iki? Ngiye neza nkunda no kubaza Imana nkayibwira kubera iki hari abo waremye nkabona nk'umwana wavukiye mu rugo rwiza cyangwa mva umwana ubayeho. Navuga ni Imana ufite asibundi kuki Imana itoranya Gerard? Imana iratoranya simbizi ugiye mu by'ubumana bwawe biragucanga ariko mbyibazaho na n'ubu. Yego icyo nanjye nkibaza Imana kuri icyo umuntu avuka akavuka akagira ababyeyi akagira ba nyirakuru hari nabona ba nyirakuruza akabona ba nyirasenge ba nyina wabo basi wabo bakabana neza yashaka agashaka neza byose bikagenda neza akabya ubundi noneho akavuka agasanga nta muryango ntaki
kubera iki akanaruha mpaka no mu rushako bikanga ukibaza ko iki Imana itoranya abantu ngo ni karande ngo bari ibya karande none se nimba ari ibya karande kubera iki umuntu kaba atabihisemo kubavukira Imana igendera ku kintu mfate Kanita ariko kavukira hariya mfate Gerard avukire heza zabeho neza mpaka Imana twaba tugiye mu Mana mu rubanza twaba tugiye kwa papa Sava ntacyo tubyihorere niba yishyize mu rubanza nuko rero ugira gutya ukora navuga ngo ubukwe ariko wabanje gukomereka wabanje kwivura kugira ngo se utazakomeretsa umugabo wawe ntago nivura nari kwivura se gute cyo kora mu gihe twamaze muri fiançailles twamazemo imyaka ngira ngo 2 yego wenda byagendaga bimikizere nkavuga uriya musore nanjye wenda nshobora kuba ngiye kugira agaciro nshobora kuba ngize agaciro ariko nta byo kwivura bindi tutarajya wenda kukwivura ntaho wagize abasore bagenda wenda bakubenga gutyo bakubwira ibintu bitari byiza bitewe n'uko wenda amateka yawe ameze yuko wavutse wenda mu buryo navuga ngo utigeze wishimira nabo batigeze bishimira ntaho wagize ukavuga uti birarangiye sinzashaka umugabo wenda mushyireho iherezo ese urajya abundi barambengaga ngiye kubera kwa kwitera ikize niki nuwambwiraga kankunda nashaka biba ari ukuri ntabwo nabyemeraga nuriya nuko nabanje gusenga ahantu ndabibwirwa ko ngo hazaza umusore niki kuko numvaga icyo gihe ndi gusaba umugabo nabwiraga Imana narihanganye bishoboka imyaka nashatse mfite 22 ngi ari navuga icyo uzona neza mbwira Imana narihanganye mbabara ntutume nandavura ndabona naniwe ko kujya nzatwara indaho kugira ngo nzagende bigende gute mu mugabo atari uko kuvuga nawe nuko nari mu ngeso mbi oya nabonaga basi herezo ari urugo nose kuki abandi bakobwa ubundi kenshi iyo basabwa kuryamana n'abasore bafite n'undi ntayandi mahitamo ufite reka niryamanire nawe wowe izo mbaraga zikuye cyangwa aryamanye nabo uzana nakoraga imbaraga bwa buzima nabayemo numvaga nashaka kubuvamo cyangwa umwana wanjye nayo kubwiye ko byaturutse ku gikomere mama yageze icyo kubyarira iwabo natinyaga inda kuruta uko natinyaga sida nkumva rero intego nihaye n'umugabo umwe kandi nkumva ko nituryamana ukanera inda ndebwirwa n'iki kuri buntware yego nkumva rero ntinye gutwara inda nkumva ko umwana uzava kuri njyewe adashobora nkumva sinifuje ko azabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho tazagira igikomere nk'icyo wagize cyo kutamenya papa cyo kugira cyo kwitwa ikinyendaro mudahuje ababyeyi hari uwakwise ikinyendaro gakeya se niswe ikinyendaro cyane byakomerekeje umutima wawe gute se birakomeretsa kubona nyine nabikubwiye ubona abandi bana bari kumwe n'ababyeyi babana nabo wowe ukajya ubwirwa kuri ikinyendaro noneho tuba twifitiye ba nyogokuru bari aho bo mu cyaro genda akisomera kamwe yazi akavuga ati ariko burya ngiye ibinyendaro mbona naze nuko mureba mbona ibinyendaro murye Gerard we nuko kwibuka hahise biguhe imbaraga no gutuma hari ibyo utagomba kwivangamo cyane ariko ahantu hahise h'umuntu bishoboka yahibagirwa wumva nawe wahibagirwa njye ntabwo nahibagirwa kuko bimpa imbaraga kuko na n'uyu munsi kanguha urugero nk'ubushize ikiganiro twakoranye se washyizeho nimero yanjye ariko ikintu uzanayishyireho ako hari abantu we nimba nifashe nkakubwira ko mu bukobwa bwanjye ntafite aho mba nafite amavuta nafite kotegisi narwanyije ibishuko by'abagabo iyi saha mfite umugore w'abana 4 urumva uyu munsi wamfatisha iki noneho uwo muntu uzi ikibabaje yarambwiye ngo azame 300 tumarana amajoro 3 oya urumva 300 tumarane wigeze kugwa miliyoni 2 ndi n'umukobwa utagira n'amavuta ya gikotora nankaswe uyu munsi ndajya kuri cano nkanavuga ejo mfite ikizana nzahembwa mfite umugabo uyu munsi ndavuga araca ahangaha mfite motivation y'abana banjye noneho nabyaye n'abakobwa gusa urumva sinshaka ko bajya mu bya bindi niyo mpamvu rero ahahise hanjye niyo ntwaro ikomeye mfite akikubwira gutyo ngo wakoze iki
naramubwiye ni se icyo kiganiro arakirebye irakirangiza ngo ngo shanga ngumva mwana baby yananyitaga baby ngumva ngo ubuzima bwa Kigali buragoye ngo kandi mama mwagiye kuri YouTube ngo mushaka amafaranga ngo ibaze rero 300,000 yamubwiye so byihorere bitware naramuborotse yego umugabo yamenye iyo story njye nawe njya mubwira ngo ikisuko yarasetse cyane mgira umugabo nyize kubera nyine ayo mateka niyo mpamvu n'umuntu ushaka gukinira ku mateka yanjye ndamubwira ntiba witonze ba witonze aya yaranyigisha ubwenge bw'ubuzima mera nk'ikizi nk'inkende iri guca mu ntare menya aho nibeshaho menya aho nshuro menya aho ndi bwitwara menya rero ntukinire ku mateka yanjye rero umugabo wanjye ndamwubaha ndamukunda niyo mpamvu mubwira buri kimwe ukimubwira bwo yeseka yarasetse kuko duhura rabizi muri iyi minsi abantu si bagitinya no gutereta abagore yego ese no kubera iki nibo bateretwa ngo ni nabo boroshye to bamugane n'abagabo ariko barabakunda n'abagabo ngo bazi nyine nagakurushye yego umugore ntabwo yego uri umukobwa bari kumurushya ko uri umugore ntabirenze ubuzi ibyo ari byo n'ibyo mugiyemo hatari umugabo ntabwo yagize amakenga yo gutsa umugore wanjye ubwo ntabwo agiye kumuntwara kuri YouTube ahubwo nakubwiye ni ukuri namuremyemo icyizere utakumva kandi reka nkubwire wenda birashoboka turi abantu sindi 100% imiseke igoroye ariko ndagerageza nta tuntu mpfa kumukinga ntitwabura sinkubeshye ariko nta nubwo bikunda kubaho ndetse mbwira bwa mbere mu rugo nibyo mwakoze fiançailles ugeze gutya ku nshuro ya mbere ubona winjiye mu rugo ikibazo cyeka ko gikubaza icyo gikubaza naringize ku nshuro ya mbere ubona wa mukobwa udafite icyizere cyo kuzarongorwa winjiye mu rugo musigaye muri babiri umvaga bimeze bite umvaga ari wowe ku nshuro ya mbere dusigaye turi babiri ni ijoro ry'ubukwe tugiye mu ijoro ndani ubwo urambaza uwo munsi nyine kuko ubukwe burangira mu ijoro winjiye mu rugo ubukwe burarangiye wa wundi bari bavuze ko utazarongorwa wa wundi wirebaga kuko n'igihe warongorwa se ndabikwiye koko ahubwo n'ubukwe burinda bugera ufite ubwoba bwati se ubu ntabwo nzambara nkasanga yigendeye bugifite ubwoba wari uzi ko azagucika nari nzi ko numvaga noneho twebwe umurenge twe wegeranyije n'ubukwe umurenge wabaye kuwa 4 ubukwe bubasamudi nyine ariko mana y'isi n'ijoro we mbega umunsi niwo munsi nanezerewe ntabwo nifashe nk'umugeni numvaga nishimye mva nabwamureke nishimye abanzi ku ivuko twarariraga jera nararize noneho nta make-up wenda nari mfite n'iki narize amaso yabaye umutuku noneho hari umumama twe tuzanye ku mateka yanjye ndamusuhuje nabona iki kiganiro n'ubajya nsura we nyine kwa kundi nakubwiye bavugaga uriya ntibyashoboka ntabwo yabavuga hariya bakiri umukobwa we yaririnze we rero twarasenganaga azi buri kimwe cyanjye ku munsi w'ubukwe yirirwa arira ubwo njyewe numvaga ari umunsi wo kwishima mpamva ninshaka mpe nawe uririra kubera cyane ararize iyo nishimye ndarira noneho ubwo ku mugoroba nyine abantu batashye nibwo nakuze ko habaye ubukwe kuko ngiye kumudamu mbese mbwira wenda utaragira ku mugoroba w'ubukwe utarinjira mu rugo abantu babonagurira babonaga ari ibiki tembizi ntabwo ibyana nari mbyitayeho cyane numvaga se ubumana nigereye mu ijuru nkumva ndi mu ikanzu y'umweru noneho iyi mpeta ndayubaha aho gukuramo iyi mpeta no mu rugo imyenda ayikorana umwana wanjye aretse kumbaza ko mama kuki udakuramo impeta nambwa shayi nayikuye kure mwana wa njyewe mwana wanjye mba numva namubwira amateka ubukwe bugira ibyiciro bitandukanye ahantu wageze ukarira kuko cyane ni hehe reception mbonye bateguye ndabona ni ka kamarine ngiye gucamo hano nuko bitakunda nzaguye nk'ifoto yishyire ku kiganiro telefone yanjye barayibye nabaza umugabo ukayifite ndeba aho hantu ndeba abafiye ari njye bategereje noneho bari batukoresheje ibintu champagne nari narabinywa njyewe noneho kubera nakwa kwibura icyizere ndi n'umukobwa iyo kereka nk'umuntu wagambwiye mwambarire ntabwo natahaga ubukwe noneho uwo munsi rero ndeba ukuntu ari njye barindiriye bafite amaparato bambaye neza abamama ndavuga ni mana we
kabisa. uravuga uti Imana ishimwe. Yego sha, Imana ikura kure. ugira gutyo ubona winjiye rero hahandi hari abafiyedoneri bagutegereje, abantu bagutegereje bavuza impundu, abandi bakoma amashyi, wumvaga umeze gute? niwe watangiye kurira? Ahubwo batangiye kwigira akagirwamana, wiyimitse uvuga ati sha umva kabisa. Ariko njye nashimaga Imana ko nanjye nkishima, nkihipeta jera nararwanye sha, narwanye intambara. Nagiye mbona abantu banze muri comment babishyiraho sha, narwanye intambara. Ariko sirakubwira ahantu nabanye n'umwana na se mu nzu, kandi se toroshye, ariko ndahava amahoro sha. Nari kaceri, banyitaga gakecu, nari kaceri. Narakubaraga mbwa ni nzagukuraho ubu buzima ariko ntandukane nawe amahoro, utansambanije. kandi nkahava. Iki gihe numvaga se ko umugabo atwaye umugore kuko nyamugore, nawe numvaga atwaye se umugore, numvaga mufitiye impuhwe, mvuga se ubundi batwaye umugore gusa nyine naburara narinze, ariko nta n'ikintu naniyiziye. Narinze iki cyo koranda, nabaga kwa runaka nkagira umuco makuye, nkaba nzi nk'umugabo wenda yatashye bamukuramo inkweto, kandi hakaba n'ahandi mbaye nkabona umugabo arifurira guhera kuri buri kimwe. Mbega imico iba myinshi, ariko nagize marene mwiza. Marene yaramfashije cyane. nuko rero warutubwiye ngo muri reception ngo niho warize, ntago bakubwiye muri reception kwa kundi wenda baguha impano umuntu agira gutya akavuga, ntago navuga ngo kagukoze ku mutima cyane katumye amarira aba menshi cyane? Njye ndakubwiye ngo nta n'ikintu gihambaye cyankoze ku mutima. Nari mfite ndetse wo kwenda wako bari no kuntaka we, nuko abantu bagira ishyari. Ubundi bira habuze umuntu uza unzinga navuga ati Anita warakoze wabaye umukobwa mwiza. Ahubwo cyo kora kereka korari naririmbagamo, niyo yaje numva biranshimishije cyane, kuntu bavuye mu ntara baritanga baraza. Ariko njye no kubona ari njye murindiriye bicaye barindiriye Anita twinjire, Anita n'umugabo, kubona byonyine famiye hano nshatse, kubona mama yicaye ategereje ikirori cyanjye. Mama yarariraga yumiwe, nakubwiye yagiye ahita akizwa. Kubona ubukwe bwa Anita ari amashampanye gusa, keke igeretse nka 4 ngaho da, n'abana Imana yagiye n'amateka, ariko Imana ikora ibintu. Champagne waje guhita uyinywaho? Yarananiye, nageze aba amafanta nyine ni bya ruzungu nago irakunanira ku munsi w'ubukwe bwawe, kukiza utiyandayanze ubutereka nyine napfuye kunywaho kuko ndibona ko abamuka kinjirana, ariko ntago nanyweye nyine nyakunywa nka fanta. Ariko makeke wari wayariye urarya, ariko nifite ibyishimo numva byandenze ibyo kurya wapi. N'uwo munsi na ninjoro sinariye. Ugira gutya rero ubona abantu baratashye, mugihe bamaze gutwikurura, musigaye mwenyine n'umugabo. Wese wemera ko warongowe ko wageze mu rugo? Ewe mbabarira Gerard, numva ni atari nyine nibwo umenya ahubwo ko wakoze ubukwe, cyangwa se uba wirirwa usimbagurika ububyibuka. Njye numvaga nirekuye, nta n'ikintu numvaga nitayeho, ariko ndakubwiye nyine ninjoro nibwo ubimenye ukavuga siko burya nashatse. Watangiye kumenya ryari se? Mbabarira nabimenye nyine tusigaye turi babiri, ngavuga nyine ubu tugiye kubaka urugendo rw'ubuzima twaratangiye. Wumvaga ko rutangiye? Baratangiye. Ntabwo wumvaga ufite ubwoba bw'iki? Ku buzima ugiye gutangira? Bana nishimye kareka ubuzima nari numvaga ibyo ari byo byose, umugabo ntwaye nzi ankunze, ntabwo buzandushya kuruta ubwo nabayemo. Ijambo amubwira komeye icyo gihe nirihe? Uwo munsi naryo Yesu ntabwo twavuganaga, wenda mbimubwira ubaho umaze kumenyerera kuba umudamu, ariko kirageze ubona atinya mama utaramenyera. Yego bibaho. Ijambo se rikomeye icyo ukunda kumubwira nirihe Anita? Nyakunda kumubwira nka pasiteri wacu watuvuyemo, ambwira urakoze kubinyemera. Nyamubwira niyo namubabaje, ambwira nyine mbabarira uko biri kose wabizi ko ngukunda, kandi koko cyane umukunda kwenza byose. Byose se Imana se cyangwa uvuga ibyo mwese? Nibyo mwese. Yego cyane. Nuko ugira gutya rero wanarongowe, ariko hagati y'umurenge na mariage n'ubukwe hari ukuntu umuntu agira gutyo ugasanga habaye ibintu utekereza umugabo yazancika akagenda kweri akazana ntaboneke. Icyo gihe wibazaga gutyo wumvaga
umeze guteka ucyo kudakubyibaza nyine ni cya cyizere uba ritakarije nanjye kuko azaguta ku buryo nanamubwiye imbabarira umurenge uzabe kuwa kane ubukwe bwe kuwa gatandatu baramusabye kubera iki ariko si ikintu natinyaga abantu benshi iyo bavuye mu murenge ngo bakunda kuryamana sibyo yego narabitinyaga nyine nkavuga ni nituva mu murenge atazajya muri ibyo byo kuryamana nicyo numvaga akeneye ubwoba noneho ikindi nkumva ko bishobora kuzatinda akaza nk'umuntu akabyica nicyo kintu cyabineraga watinyaga ko muryamana se wari wabaye umugore we ariko ibyo bintu nibyo umuntu aba umugore wundi mwavuye imbere cyane abakristo mwavuye imbere y'Imana ariko mwe mwakoze ubukwe Anita heheze mu murenge ni mu mategeko rega ntago ari imbere y'Imana nese twari kuba dukoze icyaha ni Imana yacu ntabwo ari kubibyemera twari kuba tuyisebeje kandi twarihanganye twari se ko tuzisanzura byemewe ntabwo yigeze gusaba se mbere yego njera we mbabarira oya akubwira turyamane reka barabivuga se n'ababivuga tweguze impamvu icyo cyadufashije nari Kayonza ari ku Gisozi byari bigoye rero ko ibyo bintu twabibonera umwanya ni hehe wageze ukabona ko wageze mu rugo kuko wenda turetse uwo munsi wikoraga ukutse nige nubatse nihe wageze ukumva kuko warungu mu gitondo cy'ubukwe nyewe umunsi ukurikiyeho niriwe ndira akajya mbwira ati urarizwa n'iki noneho haje umuberiseri wanjye akajya avuga ngo barajya kubona avuga ko nakugize ni wambare nkarira we n'ibintu bya wotameroni nabona ibipome yesu naravuga ibi bintu ni ibyanjye nkabona bya keto ngacomekera umugabo icyayi nkabona nyenyeye agasume ku yesu we shagera mbabarira wiririra nishimye nkareba agaparafo iwacu haba parafo y'imigano urayizi iboshye naraho nkabona karangeti yesu nkavuga shangiye gupfa ibintu sinzabibamo ngiye gupfa ariko mana ndagushima Imana ishimwe cyane nese icyo gihe nka beriseri wawe mushiki w'umugabo wawe azi ikintu cyanshimishije nambaye agasume kumweru mu gitondo ese nawe najyaga mba nk'ahantu nk'umugore akagasiga gucaho naye ko nagafirinze musha kwikuramo nakuyemo isume ryari rabanza ramaze nk'icyumweru oya kuko baje kuntekesha hari numvaga nkunze agasume uvuga utereka nawe mbere ko narongowe cyane nawe nabaye numvaga umugore wese icyambere ari rirasoma usohokana mu cyumba umva niriwe mu isume uwo munsi nzabibaza muramukazi wanjye ngira abaramukazi wanjye dukundana cyane nzamaze uriya munsi wanekerezaga mujye mukunda nshana ukuri nashatse mu muryango nanjye kuvuga ngo uyu mwana ariko n'umwana kuri jyewe mujye kumukunda uyu mudamu uyu mwana ndakuruta nawe nyine uranduta imyaka ariko ubu mfite abana 4 ndakuruta urumva yego nuko ugira gutya se uramubwira uti se ikintu kindiza ni iki ngiki ntabyo namubwiye nakomeje ndiririra gusa nkajya ndira bigeze aho nyine bitangira gushira ndumva nko kwa gatatu wabo twaratangiye kugira abashyitsi nkajya mvuga baje kunsura nyine nkumva ni byiza kuba abantu baje kunsura gusa sinenze ngo bitwara gute haje abashyitsi n'iki ariko naragerageje niki cyakugoye kwakira abantu cyakubaganiza bazaga nkicara gutya n'umugabo wanjye savuga menshi sibona ko ngaragara nk'umuntu uvuga ariko byaranyoberaga bikanyobera nkabona haraza abantu b'abasirimu nkumva bari buduseka ariko ratabyo akosha Imana ni nziza kuvuga nimereye n'ukuntu hari abantu duturanye bwa mbere badusura Yesu we Imana we kuna nani nimereye nambaye umupira wa Save the Date ndaho wiyambaye agapira ka Save the Date n'akanatirere kanyakatana soko urumva nahoranaga ipfunwe nyine wumva ko abazo ntabwo yakwigishaga kakubwira uti sokoza gushyiramo Save the Date ambara uyu mupira ntabyo yari yitayeho yabaga nyine ntabwo umugabo wanjye nta bintu byinshi nta stress icyo gihe rero ugeze gutya ba beriseri bawe ntabwo wambwiye niba warabasobanuriye wabwo ndikurizwa n'amateka yanjye nta nubwo yabyita urumva ari umwana w'umukobwa
nahawe uburere ntabwo yari kujya kumbaza ngo wenda ngurarizwa n'iki shasi nanariye yaraje arateka ntabwo narisha mbaga ninezererewe byonyine nakirebera igitanda ndyamyemo nakirebera ahantu ndi nshaka mpe nibwo wari ugiye kuba mu nzu nziza nyine ahandi nahabaga wenda ari nk'ahandi ariko sinageze mba n'ahantu wenda mu ntuzi bwa mbere nayo mba ahantu hari izo parafo kugeza rangete yego undi nazibonaga mu tubaraza tw'abantu yego ugiye gutya ubona bibayemo umugabo wawe akubona urira cyangwa nabwo ugize urira abibona kandi nkubwira yarambwiraga wacecetse baravuga ko urinde kugize ne wambabare we yarari hanze ari mu turimo noneho we akajya mbwase wacecetse wabaye ikize aho kumubwira ahubwo nkarira ni amateka ubwo ni umunsi wa kabiri mu rugo wa mbere uwa kabiri se byari ku cyumweru mu gitondo yego ubwo ni uwa kabiri uwa mbere ni rya joro ryo kuwa gatandatu ku cyumweru ni uwa kabiri noneho sasa rero indi minsi yakurikiye waje kumenyera gute urugo rumenyera ryari rumenyera ibyo bintu byose ryari gusa buri urugo bararumenyera nibura cyakoze kenshi birabiza umaze kubyara ngatangira kumva ko kuri umudamu ko ufite inshingano muri iri umugeni babira bamwibere muri sherishusho kuko nicaye mu rugo yego we baragusuye abonye abantu bagusura mu rugo bawe baza gusura we pana gusura umugabo ubuse barajera nabo ubuse barahari ntabwo mbyibuka ariko nimba baranaje ntibarenze batatu ntabwo byakuye igikomere kuva nashaka numvaga nezerewe wumvaga ari ubwo buzima cyane ndi butahe nkavuga mfite imfunguzo z'inzu yanjye mfite aho ndi butahe nta bindi ugize gutya rero ubona uratwite nyamaze ukwezi kumwe mpita ntwite ukwezi kumwe wumvise umeze gute numvishe nezerewe numva nabyaye cyangwa urambaza menya ko ntwite naraserebuye cyane mpita mpamagara mabukwe nabibwiye mabukwe mbere yo kubibwira umugabo kuko nari mfite ubwoba uzi ubwoba nari mfite abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ngo atinze kubyara abantu bambabare niko nabyumvishe ngo hari igihe ariko impamvu njyewe ariko nabifataga ni uko bwa buzima bwanjye noneho nakubwiye ko naho nashatse bari babuziho navuga nibabona ninzi kubyara bazavuga ko nakuyemo inda nyinshi bazavuga ko nari ikirara kwezi kumwe mba nabiciyemo mbicamo tuti Imana ushima warapfukamisha Imana pesa napfukamye ariko naranezerewe cyane ubwo se umugabo wawe mubwiye gute naramuhamagaye kuri telefone ntabwo twari kumwe ngewe nari mu kazi we ari mu rugo ndamuhamagara ndabimubwira ndamubwira nyine byaciyemo arishima cyane uza kujya gutyaza no kutwita inda ya kabiri bakubwira ko utwita abana batatu iki kintu cyakire gute numvishe ari umugisha udasanzwe ariko nanone numva byo byanteye ubwoba kuko nari muto jerabu narabyibushye nari mfite ibiro 48 noneho nibaza abana batatu mu nda yanjye n'ibyo biro nibaza n'imibereho y'uwo munsi nta nubwo utekereza uvuga ati iby'Imana yakoze nibyo byari bikomeye nabitekerejeho numva ni ibintu bigoranye ariko ngeze aho numva ko ari ibintu ngomba kwakira ubundi njye ikintu nari buhindure ndacyakira nyuma waje kwishimira uti abana batatu ubu nibwo nishima cyane ariko narabishimiye kumva abantu banangarira kumva iki kari akadamu niko kabatwite n'iki nabyo nagana Imana n'aka karamaze n'aka karahagije cyane Imana ishimwe kubw'ibyo so umugisha se ukomeye cyane umugisha ukomeye cyane uyu munsi rero navuga ngo ushushanye gute urugo ni ijuru rito ariko rukaba n'inzira izakugeza mu ijuru niho ugeragerezwa uzahererwa ni amahirwe se uzahererwa kujya mu ijuru bitewe n'uko warwitwayemo urugo ni rwiza bitewe nawe bitewe namwe urugo rwaba rwiza cyane kandi nanone rwakubera ukuzimu
rwakubera ijuru rito cyangwa rukakubera we ni iki kuri wowe? kuri njyewe urugo ni ahantu ho kwigira amasomo menshi, kuko umuntu muri kumwe, yaba umugore yaba umugabo, umwe ahora yigiraho undi byinshi, ahora amwungukiraho ibintu, ahora ku buryo nkunda kubwira nk'abakobwa tubana mu rugo, nkumva arambwiye ngo ahantu nabaye ngo hari mabuje, ngo we nawe ugira amana, yambwira sipoza ari umugabo washatse ukandika ko tuzabana akaramata, wamusiga nk'uko usezeranye kubuja ngo uragiye, wahicara kubwo kuvuga ngo ntasenya, nawe rero icara nkaha, ubwo ni impanuro mba ndi kubaha, icara hano mu bwo kuvuga ngo nzahakura iki. Urugo rero ni ahantu umuntu ahora yigira, shari kurahigira, urugo urarwigamo cyane, atari uko muri kumwe ndari mubi cyane mwiza, ahubwo kamere muntu duhorana udushya, ibyo muhura nabyo. Ubwo urumva twari duhuye no kubyara impanga 3, byarashobokaga ko n'umugabo yambwira ngo ko iwacu tutababyara bavuye hehe, byarashobokaga ko yanambwira ati ko bavutse ari ibikara. Urugo rurimo amasomo menshi bitewe na etape umuntu agenda agira. Okay, Anita, mu bintu byose navuga ngo byabaye mu buzima, ni ibiki bibiri byagushimishije cyane kurenza ibindi byose mu buzima bwawe bwose? Uraza kuvuga n'ibindi bibiri byakubaje kurenza ibindi byose mu buzima bwawe. Mere ku byanshimishije, ibintu byanshimishije cya mbere ni ukugira urugo, ikindi cya kabiri ni ukugira abana. Ibyakubabaje bibiri? Ibyambabaje ni iki, ngerabura kuntu neye, nyine nakubwiye amateka yanjye numva nyakomeje nanayigiraho cyane, ariko burya ndanarekura, nta bintu numva nziritse ku mutima ngo byambabaje. Ntabyo pe, nta na bikeya. Gusa wenda ikintu cyambaje nabivuze ubushize ni ukwitwa ikinyendaro, nkakura ntazi papa, najyaga mvuga se ubu nzajye ku matangazo, nzagende wenda mvuge mama ajya ambwira ko byari bimeze uko, mwumva nyine biranyobeye, ariko nta bintu bindi. Okay, ntabwo twiye tuvuga ku ijoro rya mbere ry'ubukwe, ryari rimeze rite? Ryari rimeze neza, ryari sawa. Ryari rimeze gute? Neza. Gute neza? Neza riba ritandukanye n'ayandi. Ndakubaza nyine wowe. Ryari rimeze neza, twikuyemo agatimba ni iki, ni yakanzu? Agatimba ni kakandi k'ivara. Rera ni ivara, kana agatimba. Ikanzu ni ikanzu nyine. Si byose? Agatimba ni ikanzu, ivara ni cya kindi bashyira. Ivara niko gatimba, ikanzu ni ikanzu. Biriya twanabikuyemo kare kuri sare, nubwo twatashye twambaye imikenyero n'amagote, turaryama. Kuryamana bwa mbese n'umugabo. Ariko jera tuzazimuza abagore n'abagabo, byari sawa. Byari bimeze ute nanjye nabaze usanga nyine twirarana cyangwa tukarana n'abavandimwe, rero gikurana n'uwo twita umunyamahanga. Iki gihe akiri umunyamahanga, aba umuntu utari umunyamahanga iyo mumaze kumenyerana, nuko rero ntabwo byamucanze. N'uwakure ntabwo abari wakure, oya iyo mukundanye nari ahubwo bumva wishimye, bumva byanatinze mu iryamye. Iyo mukundanye nta kibazo, njye ntabwo narabifite, nuko nibere munezero gusa, kandi namukundaga cyane. Oya sha nawe ndabeshya ko numvaga ntacyo byari bitwaye. Ese ubundi n'uburarana na barumuna bawe? Ntabwo murara nk'uko murarana. Murara guteze Jera? Jera ati noneho untera isoni, muraryamanye none se sibyo? Ubuzima mwarize umubano, mwiga umubano muri Katolike? Twe twarawize. Ese umenya ko ndi umukatolike se? Uriwe? Ndasa nawe. Oya mbanza nararebye ubukwe bwawe, nabubonye. Nago kubera baba barabateguye, ubu hari n'iterambere, sha barabigisha we. Babigisha bavuga byinshi, mugenda mwarashitse ubwoba. Ngiye kera nyine mbere bajyaga bigisha pastor ngo reka karakari guseka. Avuga wowe. Narisakiraga cyangwa n'isoni zanyishe. Ariko birashira. Okay. Wagiye wumva nta soni na nkeyo ufite? Ntabwo zabura, ntabwo isoni zabura umuntu w'umukobwa noneho ushatse umugabo, ariko
urabona nyine naje nose wabigenza ni ukwihuti kama mbaye nuko byakagenze awa ni atari ariko nitabwiye abantu bo kuri YouTube bajye iwawe bareba ibiganiro byawe Anita ku buryo ageze hano avuga ati genda shimira ko nagiye ku nkuru yanje nabonyemo abantu nk'igihumbi baje bakora subscribe Jera n'ubu ndashime hano nahakuye 1,000 kuko naje mfite 1,600 ntago ari bakesha nukuri njye narashimira abantu bawe bagira comment nziza ku ma YouTube abantu bakunda gutukana ariko hano n'abatukanye ni bakeya nabonyemo ariko abantu bahangaha n'abana beza batumye nigira n'icyizere urabona noneho nari mfite confidence irahari nzagaruka noneho meze neza abantu bahanda bashimiye kandi bakomeze baneze imbere nzaba umugana wanze mvuga ngo naparitse kamaduka hariye ako kandi bizagenda neza wowe cyambe no kuduha ibiganiro byiza sibyo kuri YouTube channel yawe kandi ndabizi ko bikunda kuri Anita TV show tubimenye nanjye ndagupininga ndongera nayishyire muri community zanabasura why not kwera iki zabasura cyane tunayishyire muri community murebe Anita TV show kandi ntabwo ugomba gucika intege kuko nukora YouTube ntuyikore ushaka amafaranga kora ibyo ukunda reka ikibazo bisaba gushora Jera icyo gice intege reka maze ngo umve bino bintu nukora YouTube channel ntukore ushaka amafaranga kora ibyo ukunda kora ushaka kwereka abantu ko hari Anita uri ku isi kuko benshi mumvuga ko utakwiye kuhiriho hari Anita ubifitiye icyizere hari Anita w'umugore ufite abana 4 kandi benshi mvuga ko Anita nyine agomba kuzabyarira iwabo nkuko byagenze mu mateka yo muri famille hari Anita uraho usobanutse sibyo ari Anita uba mu nzu nziza Anita ufite umugabo mwiza kabisa ibyo ngibyo show them urumva bereke ko Anita hari twereka ko Anita ari nutabitwereka nta wundi muntu uzabitwereka hazaba nituri hariya mu cyaro tutazijya tumenya ko Anita tugomba kumenya byanze kunze agomba kutwiyereka kabisa inama nziza cyane umusozo w'ikiganiro cyacu utarakora subscribe kuri ibi biganiro bya Anita kuri YouTube channel ya Anita mani bikore kano kanya tumwereke urukundo show ha